ntago waba umuntu uri kumushinja ubwa ntaho uri imbwa. No kuvuga ko iyo umuntu abaye imbwa w'uwo mugabo kamurika mu bubwa bwe akigaragura. Hey guys, mumeze mute? Reka twongere tubasuhuze, tubahe ikaze, tunababwire ko muri kuri Click Media muri kumwe na The Click ko musanzwe mubimenyereye. Uyu mugoroba nkabangiye kubaganiriza muri topic imwe maze iminsi ndi gutekereza. Hari topic maze iminsi ndi gutekereza, mu by'ukuri iyi topic ikaba hari ukuntu nabonye ko hari abantu benshi basigaye bitwara nabi. Hari abantu basigaye bitwara nabi mu by'ukuri kandi bakagombye ko bari bo banagira inama abandi. Ugasanga nk'umuntu mu myaka ni mukuru, ugasanga mu myaka niwe mukuru ariko akifata nabi muri societe. Ikindi ugasanga nk'umuntu ku rugero, ugasanga nk'umuntu wenda hari imirimo ashinzwe muri societe ariko ugasanga niwe uteranya societe. Noneho by'akarusho ugasanga ni umuntu w'umugabo, ugasanga umuntu w'umugabo ariko wifata nk'abagore. Ubwo rero uyu munsi nkaba nashatse kugira ngo mbigarukeho. Hari abantu mu by'ukuri kera tukiri abana twasangaga hari nk'umuntu w'umugabo, twaba tuzi ko umugabo ari umuntu nyine ugira ibikorwa byiza, ukaba ari umuntu abantu bareberaho urugero. Ariko iyi minsi noneho abagabo benshi, ntabwo ari bose, abagabo benshi babaye imbwa ku buryo usanga umuntu ahemuka, agira ubugambo, agasnicinga. Ugasanga nk'umuntu w'umugabo uyu munsi ari kuvugana hano n'abantu, ugasanga kundi munsi yagiye kuvugana n'abandi hano ariko ababwira ibintu byo kubateranya. Akaba ari impamvu naje kugira ngo uyu munsi tuganire, turebe mu gihe waba ufite umuntu muziranye wubaha, ufite imyaka yo kuba yaba n'umubyeyi wawe ariko akifata nk'imbwa, uburyo wa mumanaginga. No kuvuga ko hari uburyo wa managinga umuntu wifata nk'imbwa ukamumanaginga fresh. Hari uburyo burindwi ushobora kumumanaginga, uburyo ushaka kubyifatamwo mu gihe waba uhuye n'umuntu w'umugabo mu myaka ariko akabimbwa mu bikorwa ndetse no mu myifatire. Cyane cyane ibintu bikunda kugaragara mu bantu ubona bameze nk'abantu batagize amahirwe yo kwiga, babana na complex, agahora ashaka kugira ngo approving abandi bantu ko nta kintu bashoboye cyangwa se ko ari abantu ba fake, kugira ngo abigereho nuko agomba kubateza ibibazo. Ugasanga ahora yifuriza abantu bibi kandi ari umuntu w'umugabo. Ugasanga muraganira, ibyo mwaganiriye akajya kubihindura ahandi, akabivuga ukundi kugira ngo babandi yavuganye nabo babe abantu bafite ibibazo, noneho then abashe kuba yagaragara ko we ari successful, nyine bo bari kurwana n'ibibazo. Abantu rero nibo bantu ngiye nitimbwa kandi abo bareze. Nanjye hari abantu benshi nahuye nabo mu buzima, maze iminsi mbitekereza ariko ngomba kubatamo. Hari umuntu nyine uri kwiyumva, ugasanga nk'umuntu ni n'umuntu yakagombye kuba agira abantu inama wenda bitewe n'ibintu akora imyaka. Hari n'abantu ubona habigira beza wenda bakanisha no mu bintu by'insengero, ugasanga nabo bantu bakagombye kuba banagira abandi inama ariko ugasanga bo nibo bari kugenda noneho bateranya abantu. Ikintu cya mbere rero abantu bakora iyo ari umuntu ugufitiye agaciro, ikintu cya mbere wakorera umuntu uramwegera mukaganira. Aho ngaho nyine ni etape ya mbere y'umuntu wakubereye imbwa w'umugabo wari uzi ko umutezeho inama, hanyuma we agahitamo kukubera ikintu cy'ikibwa kiri aho cyo kuguteranya, cyo kunyara kivuga ibigambo byo kuguteranya n'abandi bantu, kikakuvuga nabi hano mwahora kikagusekera. Hari n'ikintu cy'ikigabo, uwo nguwo ikintu cya mbere umukorera uramwegera. Niba ubona ko hari ikintu ushaka kuramira, wenda ari nk'umuntu ushaka guha agaciro, uramwegera ukamubwira nyine directly mu maso, nta wundi muntu uhari, ukamubwira nyine ko ibintu ari gukora bitari byiza, ko biri kukugiraho ingaruka. Ariko nyine uwo umuntu wenda bumva bibaye bwa mbere, ariho bwa mbere mwumvisheho, cyangwa niba atari n'ubwa mbere kumva atari bya kenshi, ukaba ufite icyizere ko wamuganiriza akakumva. Ariko hari n'abandi bantu uba ubona nyine bagira amanyanga, uburyo ubuzi ko ari acabiranya, ari umuntu utagira ukuri,
ushobora no kumwigira muri mwenyine ukamuganiriza, noneho ukamumuhaye noneho ibikoresho cyangwa bombe zo kuzakurasa, agahita ategura uburyo bwo kuzagusenya. Abantu rero nk'abo ngabo bo icyo gihe niba uzi ko uwo muntu ari ko ameze, uwo ngo ntago umuvugisha muri ubwo buryo ngo ujye kumwihererana umugire inama umubwire ko ari kugiraho ingaruka, ahubwo ufata nuza ya kabiri, ufata nyine uburyo bwa kabiri nabwo tugiye kugeraho. Uburyo bwa kabiri uramufata, noneho we ibyo wari kumubwira ari wenyine ukazamucunga hari nk'abandi bantu ukabimubwira publicly, no kugira ngo wenda mu buryo bwa mbere ashobora n'umuntu ugira amahane agahita aguha n'ingumi cyangwa akagukubita, ariko muri ubu buryo bwa kabiri umuteza abantu. Dore ko n'abantu banasenga bajya bavuga ngo iyo umuntu umwegereye nyine ukamubwira akakunanira, umuhamagara nyine abandi bantu nka babiri bakamugira inama. Ariko nanone muri izi tekinike zo kuvugana n'abantu b'imbwa bananiranye, kugira ngo urebe ko nyine bagenda babeshyera abantu nyine babateza ibibazo, ubwa kabiri ni ukugenda noneho ukamubwira, ukamusaba clarification, ukamusaba nyine ubusobanuro, ukamusaba muri public hari nk'abantu 2 3 4 5, cyangwa niba ari nk'umuntu w'umupasiteri ukabimusabira mu rusengero agahita yisobanura kuri ibyo bintu. Aho ngaho kabisa niba ari umuntu w'umunyamahane ntago ashobora kugira amahane, aho ngaho ntago ashobora kubikora. Kandi niyo yaba ari umuntu uzabihakana ntago aba kibihakanye, kuko haba hari abantu bahari. Ikindi atakora nuko aho ngaho nyine icyo akora ni ukwisobanura, cyangwa atakwisobanura abantu bahita bamenya uwo ari we. Uburyo rero bwa gatatu ari na buryo ngiye nkunda gukoresha, ni nabwo nakoresheje ku bantu b'imbwa bose bari kundeba niba hazi ko bankoreye ububwa. Njyewe n'ubwo buryo ni uguceceka, ugahita wowe ugira maturity, uwo muntu ukamufata ko ari ntakigenda, ukamufata ko ari umusega, ukamwereka ko ibintu yakoze nta n'ikintu bikubwiye, nubwo waba babaye mu mutima, ariko ugahita uba matiri. Wowe ukuvuga ko urakuringa down, ugaceceka, ukagaragaza ko uri umuntu, ugahisha emotion zawe. Kuko iyo umuntu agukoreye nabi akagenda akakuvuga, akaguteza abantu, akakubeshyera, akagenda gusebya, akubeshyera, abashaka kugira ngo babare. Iyo umweretse se ko babaye, ahita yumva nyine atsinze igitego. None uko gutsinda igitego ukumwereka ko wababaye, kumwereka ko nyine byaguteye ikibazo, ubumuhaye icyo bita cartouche. No kuvuga ko ubumuhaye bombe, aba yishimye, abageze ku bintu ashaka kugera, abageze ku bintu yateganyije kugeraho. Hanyuma rero niyo mpamvu ngiye mitamwo gukuringa down, nkakureka ukivuruguta muri ibyo byondo byawe, ugakomeza ugakora ububwa kabisa, nkakwiga ko nta n'ikibazo bimbwiye. Iyo mfite nk'umuntu nizeye nshobora kugenda nkamubwira nyine ibyo, nkabimubwira ku ruhande, nkamubwira nyine, ariko aba ari umuntu wanjye nyine, urumva wowe unagurikira uwanjye uba wamaze kubimbwa. Kuri urwo rugero nyine iyo nakubonye ukora ibintu by'ibifute ukabona nta kintu mubwiye, ujye umenya ko nyine ibaba ryo waritaye kera kuri njyewe. Ubwo rero nibwo buryo bwa gatatu nabwo nkunda, ni nabwo nkunda kugira inama z'abantu nyine bari strong, no kuba strong nyine, ukareka kubimbwa nkawe. Urumva ni ubwa gatatu. Ariko hari uburyo bwa kane noneho udiringa n'abantu b'imbwa, abantu b'imbwa bagukoreye ububwa. Ubu buryo bwa kane ni uburyo bw'abantu bajya bavuga ko ari abanyamahoro, bukunda gukoreshwa nyine cyane cyane hagati y'abantu, hagati y'ibihugu. Ubona nk'igihugu kimwe kivuga ibindi, ikindi kikaza kikavuguruza. Ubu buryo nibwo no gutanga ukuri. Wowe umuntu akavuga ibintu, wowe ugatanga ukuri. Noneho hano inama ukuntu utanga ukuri kugira ngo bidahinduka ibibazo, nawe ukagihinduka imbwa ukagira ngo uri gutanga ukuri, nawe ugahita uba umunyamatiku. Ikintu ukora nuko utanga ukuri nta muntu urega, ugabitanga nyine uri umuntu utuje, ugatanga ukuri kwawe, ugatanga information, ugatanga na fact zitanga ibiri opposé cyangwa ibinyuranye n'ibyo uwo mutipe cyangwa iyo mbwa yindi iba yatanze hanze iri kugusebya. Kubera ko mu Cyongereza bavuga ngo the truth speak for itself, no kuvuga ko iyo utanze ukuri kurivugira.
we rero ashobora kugenda akabeshya akagudrapa akavuga ibigambo ahantu hose akagenda avuga ibintu, we waza watanga ukuri agahita nyine agwa mu mazi, ugahita umuta mu mazi fresh agahita arangira. Ubwo ni uburyo bwa kane, ariko ubu buryo bukoreshwa n'abantu bitwa ngo nabanyamahoro, nyine baba bashaka kugira ngo basobanure nyine ibintu ukuntu bimeze. Aho ngaho ni wa muntu icyagihe ubona udashaka kujya muri public nyine ngo umubaze, cyangwa umubaze ari wenyine we, cyangwa se uceceke urasobanura. Uburyo bwa gatanu rero, iyo ubwa mbere bwananiranye ubwa kane bunaniranye, hari uburyo bwa mediation. Mediation ni igihe nanone ubwo buryo buza bukurikiye nyine gutanga ukuri, ariko iyo ugiye muri mediation ugarura kwa kuri kwawe, noneho ugashaka undi muntu w'umuhuza akabahuza muri mediation. No kuvuga ko iyo ikibazo gikomeje bisaba ko ushaka umuntu uri netre, umuntu utari inshuti yawe, umuntu utari inshuti ye, kugira ngo umwereke uko kuri kwawe, umwereke n'ibyo umuntu avuga, kugira ngo uwo muntu abahuze. Still wowe uri gushaka kugira ngo uwo muntu uri kugenda avuga guteranya hatagira ikintu kindi gikomeza wenda ushaka kugira ngo mu bisolving birangire. Ariko none iyo umaze gushaka umumediator cyangwa umuntu wo kubahuza uri netre, ugomba no guhita utangira gutekereza ku bintu byo gusetinga barrier. No kuvuga ko ugomba gushyiraho igikuta, ariyo etape ya gatandatu. Iyo umuntu akunda kugenda avuga ubugambo kuri wowe, ushaka kandi kantu wakora ko gushyiramo hagati yawe nawe ikintu cy'igikuta, ku buryo umwima makuru, ukamwima access ku bintu byose, ukamwima access ku nshuti zawe, ukamwima access ku bintu byose ukora. Niba ari n'umuntu mwafite ibintu mukora no gahita ubihagarika. Ibi ngibi no kugira ngo making clear kuri uwo muntu ko uko yifata bitiri unacceptable, nuko utabyihanganira. Kandi noneho ugashyiraho izo barrier, cyangwa ugashyiraho uburyo wirinda kuzongera guhura nawe mu gihe kizaza. Ubu buryo rero bwa gatandatu bwo gushyiraho barrier, ngiye nibwo mfatanya n'uburyo bwa gatatu bwo kuba calme, ntihagire ikintu uvuga, ntihagire ikintu umubwira, ugahita wicecekera, ubundi ukareka imbwa igakomeza ikamoka ahantu hose mokera, kandi nawe kazisuzugura n'ibintu byose ipanga ikabona nta kintu igeraho, kubera ko uri umutalamu waramaze gupanga kari intuza yawe, uri calm, ugashyiraho na boundaries kugira ngo umuntu utugira kumuhana access na interaction n'ahandi hantu mugomba guhurira. Ukiyaranja niba uzi ko ari ahantu ari bugi, wowe ugahita wiyaranja ntuhagere. Niba uzi ko ari ahantu akunda kugera, wowe ntuhagera. No kuvuga ko umuntu baramuhaye akato mu bintu byose ukora, ibintu byose mwahuriragamo, ku buryo umwima makuru ukamwima access no ku nshuti zawe, ukamwima access no ku bikorwa byawe, nawe ukiha access ku bintu bye byose, n'amakuru ye nushake no kuyamenya. Iyo umaze gukora ibintu byose rero, hari n'indi etape nayo, hari n'ikindi kintu ugomba gukora. Nukugumya wowe uba umuntu utabeshya, ukaba umunyakuri, ugakomeza kugenda uhembera umwuka wo kuvugisha ukuri. Noneho we muri bya bintu byose by'ububwa akora, ukazirinda kumubeshyera cyangwa kumukorera ubundi bubwa. Ubwo urumva rero, nkuko tumaze kubikurikira, icyambere ugomba gukora no kumusanga, niba ari umuntu w'imbwa ukamuganiriza, ukamubwira ububwa bwe. Ariko niba uzi ko uwo muntu nta kigenda, ushobora no guhita nko kuba wagenda ukamuteza abantu n'inshuti cyangwa ari inshuti ze, cyangwa ukicecekera kuri etape ya gatatu, ukicecekera. Iya kane ushobora guhitamo kuvugisha ukuri ukiregura, cyangwa ukareka ibyo byose ugashaka abantu kubahuza bari netre, batafite aho babogamiye, cyangwa ukareka ibyo byose ukaba washyiraho igikuta ukamwicaho. Babyita kwica ku bantu. Nyuma y'ibyo byose rero, icya karindwi ugomba gukora nuko ugomba kumunyakuri, kuko ntabwo ushobora kuba uvuga uri imbwa nurangiza ugenda uvuga ngo undi muntu nango ni imbwa. Ntago waba umuntu uri kumushinja ubwa nawe uri imbwa. No kuvuga ko iyo umuntu abaye imbwa w'umugabo ukamureka mu bubwa bwe akigaragura. Byari ibyo rero kuri uyu munsi, reka mbashimire. Kandi abadukurikiye bwa mbere mwahita mukora subscribe, abadukurikiye
basanzwe dukurikira, mugakomeza gusharinga ibiganiro byacu, mukatubwira muri commentaire. Tuzadukomeza buri munsi gushaka topic tubagezaho. Uyu munsi ya none ni yari uburyo twadiringa n'abagabo b'imbwa muri societe. Murakoze cyane, mwari kumwe na Declic mwana mboka, mwana magolo mabele, computer at home, tout fait nombre. Tubifurize kugubwa neza kandi nakagaruka. Ciao ciao.